Papa cyusa imeze bite? Muraho neza. Muraho amakuru y'Imana. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Rero muri murasoma Bibiliya y'umukozi w'Imana. Cyane rwose umuntu agomba gukizwa. Yaho yari uko gukizwa ni ngombwa. Mbese amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ni meza. Abana baraho. Abana baraho barakomeye. Na mama wabo. Wowe se bimeze gute? Njyewe se? Njye nuko muri no mwese nari naragaje umwana ari kurebye nta kibazo. Ngo narahuritse rwose umuvandimwe. Umwana yabanje kurwara malariya ariko yaje gukira. Mujye mukunda gusenga. Buri yose nzi Imana irabigufasha mu oya gusenga byo turabikunda kandi ni ngombwa. None subwo arakara mu Bibiliya karimo karamfasha rero. Hano muri Yohana haravuga abashaka kwihana. Nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa. Nawe ati mwabana b'incira mwe ninde wababuriye ngo muhunge uyu mujyi uyu mujinya uzatera. Ngo rero hari ikintu kumvishamo ahubwo se ukimbwa ko karunga igitekerezo ngize waretse tukazajya gusenya muri rya shyamba ryo muri Fatakayaga. Ya shyamba ko ritari tubujije muvandi. None se twe turi abakozi b'Imana nta kikiza batitujyanye. Nukuri pe icyo bitwaye ahubwo mbwira tugende dupanga amasengesho akomeye niba cyane rwose ejo mu gitondo nzakugeraho cyangwa indi saha yose nzakugeraho we tuzajyayo. Icyo mwemerera bundi n'umugabo rwose. Oya ejo tuzajyayo pe. Gendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Mutuze. Amen pastor. Rero ubu ngubu tugiye gutangira amateraniro yacu. Mwakoze n'iby'umugisha kwa mwaje kwifatanya natwe. Amen pastor. Ubu ngubu rero reka dusabe Papa Bonheur adushyire imbere y'Imana. Haleluya. Amen. Mwifate neza dusenge. Mana data mana usaba byose dore tuje mu butayu kukuvuga mwe Mana naba ari twebwe ahabwa abari uza kuganza utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Mashimeshwe kuri Papa Bonheur. Tugiye gusoma umurongo hano muri Bibiliya usanga muri Samweli. Tugiye gusoma muri Samweli igice cya 17 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 2. Bukeye Abafilisitiya baraterana ingabo zabo zo kurwanya baziteraniriza isoko y'Ubuyuda bagerereza kuri Efidamiyumu hagati y'isoko na Azake. Amen. Ijambo muri kuryumva Imana ibaha umugisha. Ntabwo batubwiraga ukuntu Abafilisitiya bafashe ingabo zabo. Reka twitsimba hano ngaha. Asafari ntabwo bufite. Nanjye ndabufite ahubwo nuko nahagaze. Wachikinga uranyungura umwanya ngamo ndagukubita sasa n'ufite we turakira kintu